masaka kuwo wifuzanga shimisha umutima wawe wera nzamuye ubugingo bwanje bwose bwakire umvirize mukore ngirende wundi utagira umugayo bwiza buzira inenge mukunzi wanje uhora wuzuye ubuntu ugira neza neza ibiganza mfumbatishe ashimwe mbwira icyo ushaka mwami umpa imbaraga nyinshi neza ibingerageza nakwifuza mu bihe ngibi mwami mbwira icyo ushaka mwami umpa imbaraga nyinshi neza ibingerageza nakwifuza mu bihe ngibi mwami ngirende wundi utagira umugayo bwiza buzira inenge mukunzi wanje uhora wuzuye ubuntu ugira neza neza ibiganza mufumbatishe amashimwe mbwira icyo ushaka mwami umpa imbaraga nyinshi nesha ibingerageza ndakwifuza mu bihe ngibi mwami ndakwifuza mu bihe ngibi mwami ndakwifuza mu bihe ngibi mwami. Tubahaye ikaze kuri Harvest Mahoko, itorero ryanjye n'umuryango wanjye, itorero ryawe n'umuryango wawe. Uyu ni umunsi wa 19 ku munsi w'iminsi 40 turimo twiga igitabo cy'ubuzima bufite intego. Igitabo kirimo icyo kitubwira ngo iyi si nyibereyeho iki. Uyu munsi wa none uvuga ngo turasoma turareba isomo rivuga ngo kubaka imibanire myiza. Kubaka imibanire myiza. Ahanga kubaka imibanire myiza, reka dusome mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, twifashishe ijambo ry'Imana. Byakozwe n'intumwa ibice 242. Haravuga cyati bahoraga bashishikariye ibyo intumwa zigishaga, bagasangira ibyabo no kumanyagura imitsima no gusenga. Ahangaha ni ijambo ry'Imana, no kuvuga ngo ibyo intumwa mu byo zigishaga abantu kugira imibanire myiza. Ijambo ry'Imana tubwiye yuko bafataga umwanya wo kumanyagura imitsima, bafataga umwanya wo gusabana, bafataga umwanya wo gusangira, noneho bagakurikizaho gusenga bashima Imana. Ahangaha muri aya magambo hari ikibazo twakwibaza. Turibaza tuti twakora iki kugira ngo twubake imibanire myiza? Ni ikibazo nakwibaza nawe ukibaza. Ni iki twakora kugira ngo twubake imibanire myiza? Mu ijambo ry'Imana aho tumaze gusoma byakozwe n'intumwa bice 42 hatubwiye yuko intumwa z'Imana zatozaga abantu kubana neza, gusabana neza, ndetse no gusangira. Ndetse iyo ukomeje hepfo ubona ko byose babikoraga bahuje umutima. Ahangaha ikibazo twibajije twakireba mu buryo bune.
icya mbere twakwibaza ngo kubaka imibanire myiza bisaba guca bugufi. Kubaka imibanire myiza, Yesu Kristo icyo atwigisha ni ukuvuga ngo ni uguca bugufi. Kimwe n'uko nawe ubwe yaciye bugufi, ndetse natwe adutoza uwo murimo wo kugira n'ubundi ngo duce bugufi, kuko ntabwo yigeze ajya hejuru. Nkuko tubona yuko umwami Yesu Kristo n'ubundi mu gihe yavukaga, yavukiye ahantu habi cyane, mu kiraro cy'inka hagayitse, kandi hari ahantu yagombaga, hari amazu meza, hari ahantu heza yagomba gutegurirwa, ariko yerekana yuko tugomba guca bugufi maze atubera urugero. Icya kabiri turavuga ati kubaka imibanire myiza bisaba kubahana. Kubahana, ijambo ry'Imana riratubwira ngo twubahane nk'uko Yesu Kristo nawe yemeye kutwitangira. Yatwitangiye maze we areka icyubahiro cye, maze kubera twebwe ku byaha byacu w'icyubahiro cye arakiyambura, ajya ku musaraba kubera njyewe, kubera wowe. Ni ukuvuga ngo bivuga yuko n'ubundi kubahana, ni ukuvuga ngo umukristo wese icyo akwiriye, icyo asaba ni ukubaha mugenzi we. Ntubone yuko we hari icyo usumbya mugenzi wawe. Ushobora kuba weho ukomeye, ushobora kuba ufite ubwiza burenze, ariko Yesu Kristo yavuze ngo mugire kubahana, kandi mubigire bikwiye ku mutima, atari ukubikora gusa mu magambo, ahubwo tubikore n'ubundi bivuye ku mitima yacu. Icya gatatu, kubaka imibanire myiza bisaba kugira ibanga. Kugira ibanga. Umukristo mwiza, umukristo watojwe, umukristo wamaze kumenya Imana, n'ubundi kimana imusaba kugira ibanga. Bijya bibaho cyane ko hari igihe wabona mugenzi wawe yaguye mu cyaha, cyangwa se ukabona ari ibintu bidakwiriye, ese n'iki wakora mu gihe umubonye? Ni ukuvuga ngo ibanga wamugira nta rindi, ni uko wamusanga ukamwereka icyaha cye, ni uko wamusanga ukamwereka amakosa ye, ibyo arimo bitari byiza, noneho weho ukamusaba kwihana. Bitavuze yuko wamujyana mu isoko, wamujyana mu muhanda, aho unyuze hose ugenda, ni ukuvuga ngo umuvuga, kandi icyo usabwa ari iki? Ni ibanga kuri wowe, ukamutoza, ukamushishikariza kwihana. Icya kane, kubaka imibanire myiza bisaba kubonana buri munsi kenshi. Kubonana kenshi. Iyo usomye hariya mu byakozwe n'intumwa n'ubundi mu bice byaho 246, ubona yuko n'ubundi ngo intumwa z'Imana, ni ukuvuga ngo bahoraga kenshi, bagahura kenshi. Niba ngo muguhura kenshi n'ubundi byatumaga bamenya uburyo imibanire yabo imeze. Ni ukuvuga ngo abakristo bategekwa n'ubundi guhura kenshi. Guhura kenshi birimo kumenya abarwayi aho bari, guhura kenshi birimo kumenya abafite ibibazo aho bari, guhura kenshi bituma tumenya ibigomba gusengerwa ni ibihe, bitewe n'uko n'ubundi twagize ubumwe bwo guhura kenshi. Guhura kenshi n'ubundi nibyo byubaka imibanire myiza. Guhura kenshi bigaragaza yuko abantu bubatse ikintu gikomeye kandi gifite imbaraga kandi gifite ireme, kuko ni ukuvuga ngo guhura kenshi n'ubundi bizana ubusabane, abantu bagasabana, bagasangira. Ni ukuvuga ngo ufite icyo yaha abandi akakizana, noneho utagize icyo afite nawe akaboneraho, nawe akabona ubuzima bwiza, maze bigatuma abona itorero, maze bigatuma abona umukristo, maze bigatuma n'ubundi nawe yiyumvamo yuko atari wenyine, habo ko ari kumwe n'abandi mu muryango. Ahangaha ni ukuvuga ngo muri iki gitabo cyiza n'ubundi cy'ubuzima bufite intego, hano hari ingingo yo kuzirikana: imibanire myiza isaba kuyitangira. Imibanire myiza isaba kuyitangira. Umurongo wo gufata mu mutwe uvuga ngo tubona muri Yohana wa mbere ibice 3 umurongo wa 16. Yohana wa mbere ibice 3 umurongo wa 16. Muri Bibiliya yawe, mu gihe uraba uvuye mu kazi, mu gihe uraba urimo uruhuka, cyangwa se n'ahandi hose waba uri kumva ufite amatsiko yo kugira ngo umenye aya magambo ufata mu mutwe, usome muri Bibiliya yawe Yohana wa mbere 3 umurongo wa 16, amagambo abashe kugufasha. Ikibazo cyo gutekerezaho: nakora nte ngo ngendere mu biranga ubumwe nyakuri mu itsinda ndimo no mu itorero ryanjye? Nakora nte ngo ngendere mu biranga ubumwe nyakuri mu itsinda ndimo no mu itorero ryanjye? Imana idufashe, kandi Imana iguhe umugisha, ikomeze ituyobore, tuboze urukundo rwayo. Murakunzwe.